njyewe na Bishop cyangwa njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye, ahubwo kereka nimba hari abantu bashaka ko tugirana ikibazo. Abashaka ko tugirana ikibazo Bishop Gafaranga wamamaye ku mbuga nkoranyambaga watawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yamaze kuregerwa n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata. Byari biteganyijwe yuko dosiye ye izaburanishwa ku wa 4 tariki 22 Gicurasi 2025 saa 5 za mu gitondo. Dosiye ye rero yagejejwe ku bushinjacyaha ku itariki 13 Gicurasi 2025. Ubwa mbere rero yabanje kuburana mu muhezo, aburana nyine mu muhezo nta bantu bahari. Ubwa kabiri rero aza kuburana ariho umugore we yaje bakahita bamwirukana. Abanyarwanda rero baciye umugani baravuga ati ngo burya ngo agahinda nikica ahubwo kagira mubi. Umugore wa Bishop Gafaranga yarize rwose arahogora nyuma yo gusorwa mu rubanza ruregwamo umugabo we witabye urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kugira ngo aburane ubujirire ku cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwari rwategetse ko uyu Bishop Gafaranga afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Nimvuga Bishop Gafaranga niwe wumve yuko ari pasiteri cyangwa ari ikindi kintu kijyanye n'idini y'abayobora. Nta na hato ahuriye nabyo, dore ko atanabyemera ibintu by'itorero, ntago abyemera rwose ibintu by'amadini. Uyu nguyu nyine iri zina yarikuye ku mbuga nkoranyambaga. Gafaranga yaburanye muri iki gitondo cyo ku itariki 7 Nyakanga 2025 asohoka mu rukiko afite akanyamuneza ndetse ari no kumwenyura abwira abanyamakuru ati meze neza ni mu mfotore vuba kuko bari bagiye kumusubiza mu modoka. Uyu mugabo kandi yanagize umwanya wo gusuhuza abanyamakuru bari baraho mbere yo gusubira mu modoka yamuzanye ku rukiko. Nk'uko byari byagenze ubushize, Gafaranga yaburaniye mu muhezo aho yari afite umunyamategeko mushya Bayisabe Irene. Icyakora nubwo Gafaranga yasohotse mu rukiko ubona afite akanyamuneza, umugore we Annette Murava yahuye n'uruva gusenya. Murava niyaje wenyine kuko rwose yari afite umwana, yarahetse mu mugongo umwana babyaranye. Uyu mugore kandi yaje anitwaje umuzingo w'impapuro zo kwa muganga zerekana ko nta gahinda gakabije uyu mugore yaba afite yatewe n'uyu mugabo we. Ni inyandiko zagombaga kuvuguruza ubushinjacyaha bwagaragaje ko ibyo yakorewe n'umugabo we byamuteye agahinda gakabije. Icyakora akigera mu rukiko yamenyeshejwe ko adakenewe mu rubanza ahita asorwa. Murava yageze hanze y'urukiko bimwanga mu nda, kwifata biranga, yicara hasi ararira cyane arahogora. Aho azanzamukiye yahagurutse aragenda, ariko yashyize akaboko ku gahanga ke ubona rwose yashobewe yababaye cyane kubw'umugabo we. Ariko gusa nyuma y'umwanya baburanaga ariko nyine urukiko rwaje kuvuga yuko umwanzuro ruzawusoma ku itariki 11 Nyakanga 2025. Gafaranga ashinjwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashyingiranye. Ariko gusa nyine uyu nguyu Annette Murava ntago abyemera na gato, avuga yuko umugabo we arengana. Nkuko nagiye mbumvisha akavideo ka mbere gatangira, uyu mugore yatangiye atubwira yuko abantu bashaka kuba babazanaho ibibazo nibo ahubwo bagiye kugirana, kuko ngo nta kibazo afitanye n'umugabo we, ahubwo ngo abantu bashaka yuko bakigirana nibo kibazo
we yivugiye yuko nta kibazo afitanye n'umugabo we, ariko gusa byatangiye uyu mugore avuga yuko umugabo we amuhohotera, ariko nyuma nyine yaje kwisubiraho avuga yuko umugabo we nta kibazo bafitanye. Bamwe ku mbuga nkoranyambaga bari kugenda bandika muri za komenti, bandika ibitekerezo bavuga yuko ari igihe Bishop Gafaranga yaba yarateye umugore we ubwoba, yaba yarasize rwose amuteye ubwoba, amubwira yuko yenda mu gihe yazaba uyu mugore we amutanze cyangwa abivuze, yenda yazamugirira nabi. Niko abantu benshi yenda bari kugenda bakeka, dore yuko n'ejo bundi uyu mugore we mu rukiko yaba yaranditse yuko ngo ari uturirimbo bagendaga bayirimbana, ngo ari imitoma bagendaga amwandikira amubwira uturirimbo twiza cyane, ngo rero ngo nta mpamvu yatuma Bishop Gafaranga amukorera ibintu nk'ibyo ngibyo by'ihohoterwa ndetse n'ikubita n'ikomeretswa, ngo ntago yabimukorera rwose. Uyu mugore wari kugenda atakambira abwira abantu yuko bamutabara bakamugarurira umugabo we yuko bameranye neza. Ubwo rero reka twifurize uyu mugore we kuzabona umugabo we n'umugabo yenda agafungurwa. Njye mwari muri kumwe, banyitaga Joshua, ndagira ngo kandi niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byanjye byose bitandukanye. Ndagira ngo tuze guhurira mu bindi biganiro mu kanya. Ciao ciao.